umupfubuzi no kuba umutinganyi. no kuba umutinganyi. Umupfubuzi ni umuki? Ese ari kuba umupfubuzi no kuba umutinganyi wawe. Ntabwo umupfubuzi n'urucabana di. Turakwakiriye cyane kuri Fabrice Gatete. Bose se mugufa baho. Ako ntuga. None se baraza kuvuga ngo intebe ngo umubatse umutumbu. None se ngo ukice gute bakareba babona usuba. Ntabwo bose utabyara. Urukumva urugero. Yarabuze urubyaro. Umugore akabimenya mbere ko umugabo ari ufite ikibazo. Akaza agashaka nka batone akavuga ati imbatoneke yawe ntiyaze katwubakira urugo. Kubera ko biragoye ko wabona ibiryo bishirira gake. Nuko ushobora kuba umushomeri muri ako kazi. Ahubwo namanza nashaka akazi nakabura. Avuga ngo reka mfe kwishora muri ubu bukene bwo gupfubura kubera ko kaboneka gake. Ariko harahanze bavuga ko hari abantu byakije. Kazi ko gupfubura kaba kameze nk'ubushoferi. Kaba kameze nk'ubushoferi kagira imvune nk'iz'ubushoferi. Urya umunyenga ukanahembwa. Bakora amasanga ubwo. Bakora amasanga. Birabisiga biri kubikirwe kimwe kiri kuri katiki. Hari gihe biba biri gusiganwa nko gutanguranwa ahantu. Ego. Kuvuga ngo dutangwe kugerayo. Hari umuntu yakingiriza hano. Ntakiri umugabo wawe hano. Uhita yansubiza. Va muri kamera nyine. Amaye ngazanya amafaranga. Ego. Abona mfite akazu kanjye hariya keza, akamodoka keza hariya, mbese mfite amafaranga pe. Wati bikora umane. Sinakwiteza. Ntabwo wakiteza. Sinakwiteza sheri. Ninjye muri ufite inzozi nziza. We ntabwo wakwiteza iki? Ninjye uwo ninjye. Ufite ayo aha bimeze bite sawa bakiriye mwese abantu bakurikiye Fabulous Entertainment. Tuje hano tuje kubaganiriza ndi kumwe n'abasore b'inkorokoro n'abasore banadutse n'abasore baringaniye. Wakoze agenda ari kurangije wibanda cyane ku bahungu. Njyewe mwese ariko ntago ndabashoboye mwese nta kintu kiri kumwe n'abasore n'inkumi. Oya ntago wadushobora ari kumwe inkumi ni wowe. Uri kumwe n'abasore kumwe n'abasore abari n'abategarugori. Ndi kumwe n'abasore nanjye nkumi. Abategarugori abari abagore abari ari abasore. Yitwa Batoneke, yitwa Patrick Boyfriend, yitwa Fabrice boss wacu. Turakwakiriye cyane kuri Fabrice Gatete. Bose se mugufa baho. Ako ntuga. None se baraza kuvuga ngo intebe ngo umubatse umutumbu. None se ngo ukice gute bakareba babona usumba. Ariko byibuze boss nini? Umugabo se ubutumbu yagusenyera urugo. Yajemo gusenya birumvikana kuko abasenya n'ubundi yajemo gusenya babyageze ku rundi rwego. Ku rundi rwego rw'ikitse kandi uzi gusenya. Ubwo umuntu wagusenyera urugo ni gute ataba umuboss. Aba boss barasenya cyaba rumba. Ubwo yamwubakira urugo. Umuboss aramusana. Umuboss arasana sha. Umuboss arasana. Iyaje agasanga ku gikara gize. Abakene basa n'ingo z'ababoss. Biragoye. Barahari. Rimwe kwijana. Nta mukene nta umuboss utabyara. Urukumva urugero. Yarabuze urubyaro. Umugore akabimenya mbere ko umugabo ari ufite ikibazo. Akaza agashaka nka batone akavuga ati imbatoneke yawe ntiyaze katwubakira urugo. Ukajyana imbatoneke yawe ukahita kubaka urugo rw'umukire. Ugasanga umukene asa n'urugo rw'umukire. Uwo nguwo abamutereye ikiraka abateye ikiraka ariko kiba kizagumaho ikiraka oyasha ntabwo kiba kizagumaho. Wari ukiri kutwakira nabakiriye yego ndabaza ibibazo nubwo dusanzwe tutaziranye n'abo bagabo ariko turibwirana inyuma ya kamera. Ariko nta nubwo ari ngombwa ngo abagabo bibwira. Oya abagabo se bari bakibwiranye natwe turagerageza. Abantu mwarahindutse wabona ushaka no kubamenya. Ese ubufite ariko uba umupfubuzi no kuba umutinganyi wawe. Ntabwo umupfubuzi n'urucabana di. Wajya gusimbuza akanyabu kuba umupfubuzi no kuba umutinganyi wawe. Kuba umupfubuzi no kuba umutinganyi. No kuba umutinganyi. Umupfubuzi ni umuki? Patrick nateye akirenza kuri etage hari byapfubye. Niba kwa kundi ibintu biba byapfubye akaba hari umuntu ugomba kubipfubura. Uwo ngo wavuga umupfubuzi. Ndamutse ndafite akazi.
byose biri kubarwa nk'akazi mbo kuba umutunzi cyangwa no gupfubura namanza nashaka akazi keza aho ntabwo nagakora natakazi akaba waba utazi ak'ubupfubuzi bivuze ngo ntabwo washobora ubu nawe ushobora gusanga ko ugiye kubipfubiriza rimwe nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo namanza nashaka akazi urikumva nakabura kubera ko biragoye ko wabona ibiryo bishirira gake ibiryo bipfuba gake hari igihe ukwezi kwajya gushira utabonye ibyo gupfubura bivuze ngo impamvu waba waze kukajyamo ni uko ushobora kuba umushomeri muri ako kazi ahubwo namanza nashaka akazi nakabura avuga ngo reka mfe kwishora muri ubu bukene bwo gupfubura kubera ko kaboneka gake ariko hano hanze bavuga ko hari abantu byakijije nyine ariko biboneka gake ariko abo bantu ababivuga bari wahura n'umuntu nyine uvuga ati wenda byaranyije yego mwarahuye hati njye mfite abakiriya barenze nka batatu none se hari amakuru niba ari amakuru utajya utuganiriza abasha baguhaye pazi muri make impamvu utabijyamo nuko bishobora kugira igishoro gike impamvu ntabijyamo ndayivuze oya impamvu bitajyamo nuko ushobora kuburamo akazi ariko ubizi ko ako kazi gahoraho bivuze ngo ntiwatekereza kabiri wahita ukajyamo ko gupfubura erega nta kazi kabi kabaho kuba kinjiza amafaranga kuba kitwa akazi karica aba akazi katinjiza mubanze munsobanure karica wo gukora umuntu gakoze ibyishimo agira gatanga ibyishimo nta kazi k'ibyishimo kanishyura cyane ahubwo akazi ko gupfubura kaba kameze nk'ubushoferi kagira imvune nk'iz'ubushoferi urya umunyenga ukanahembwa bakora amasaha ahubwo bakora amasaha biterwa n'urugendo uko rungana bishoboka ngo ugakore warakaye reka ngo kitwa ko gupfubura ibintu byapfa ugiye kubipfubura bigusaba nyine wowe wishimye ukabimeza neza ahubwo sesite baragutekera nta muntu upfubura urya ibitoki akazi k'ibyishimo urumva nyine hari ikibazo ibibazo byose birabanza bikajya nahita amakwa urarya ukanywa uranarara baranagucumbikira ikibazo ubwo bivuze ngo ukora uba muri iyo kampani ikibazo cyose banza byose ugira ubikure mu nzira nurangiza uhita ujya mu kazi urishimye nako ngako ko uze no guhera nako natwe niko tubyumva ntiturabura n'umuntu hari igihe biba biri gusiganwa nko gutanguranwa ahantu kuvuga ngo dutangwe kugerayo oya ni ukugerayo pe kino ni igikobwa kandi wasanga kimwe cyarakubise abana b'abandi ngo wambwe ngo usoba nkubitiye abana ariko mbere mbabwiza ukuri kera nari nzi ko nk'abantu bakuru hano bicaye baba baganira ibintu bizima bagira inama nzima kumva ibi bintu tuba tuganira no mu bwana nibyo twabaga tuvuga ntabwo zihinduka kabisa ubu nibyo wabivanzemo w'umwana none ufite umutwe ungana ukabaho Fabro uba kuri wowe ubaye uri umukire kuri wowe kugira ngo apana ibya mirenge ariko kuri wowe ku buryo ushobora kuvuga uti nyine ndumva gutya nibura nta stress nyinshi mfite ibindi nabitegereza nyine numva ntuje waba ufite nk'ubuzima busetinze gute kuzana fanta ubundi igihe ubayeho mu buzima ikintu cyose wifuje ukibonera ku gihe ibintu biba bibaye nta kindi nta mpamvu yo kwistress ikintu wifuje ubwo no kuvuga icyo ari cyo cyose ubundi njye tutagiye no ku ruhande njya numva ubuzima burimo amafaranga ntabwo agura buri kimwe urakomeza Fabro urakomeza kabisa nyine umva buri kimwe ubundi cyari iki wowe wari ugiye kubivuga n'aba amafaranga amafaranga ntabwo ari buri kimwe yego ahubwo igihe cyose ubasha kubona buri kimwe cyose ku gihe yego ukakibona uko ugishaka aho ngaho ushaka watuvuga ati iki cyiciro sinzakivemo ariko n'ubundi ni ibyo ngibyo ubuzima none se buri kimwe areka ukavuga ngo nshaka n'indege ukayibona se ntabwo ariko mvuze buri kimwe se ushatse kuvuga buri kimwe ushatse nawe ntabwo ushaka ibintu akira ngo tume kanya urumva ushaka ibintu
ntazo karageza unya muri kamera ubundi ntabwo iriya kamera ntabwo yafata umuntu yawe hari umuntu yakingiriza hano ntakiri uyu mugabo wawe hano uhita uyansubiza va muri kamera nyine amaye ngazanye amafaranga amafaranga ego boyfriend yarari wenyine ngenda tunguwe nanjye uko bivuze nanjye niko mbitekereza urabesha wowe urabigumanye mu mutima nawe ndabikuvugira ibaze ko uyu mwana we urumva ego kuvuga ibintu by'amafaranga reka kubwira ubuzima naba mbayemo nkumva ko kabisa navuga ati mba mu nzu ntishyura urumva mfite bizinesi nyinjiriza nibura nyego ni mu nzu yanjye mfite bizinesi nibura nyinjiriza 300 kuzamura buri kwezi iyo bizinesi ikaba ihari 300 kuzamura ihoraho mfite depression mfite uburyo bwo kwidepressa naga oya pana private jet nyine ntabwo aba ari indege gusa private private car imodoka nyine ubwo ngubwo intwara za barabasi ndetse n'izindi ibindi nabitegereza ntuje ariko buriya ni byiza koko uba ufite amafaranga kubera ko dufite ama dream house dufite dream cars dufite ibyo byose noneho nicyo cyagihe nakicara nkabitegereza dufite dream car oya dream house ahubwo ufite inzu y'inzozi zawe ariko imodoka ntabwo ari ngombwa kuko njya akazi kenshi nzajya nkakorera mu rugo ntabwo uzajya ntabwo nabyemera tuzajya dukorana nzajya za kubura kuko reka jewe ntabwo ufite uzikorera inzozi zo gukorera abandi ariko njyewe uzi ngendamutse mfite amafaranga ndumva nkabona mfite akazu kanjye hariya keza akamodoka keza hariya mbese mfite amafaranga pe wati bikora umane sinakwiteza ntabwo wakiteza sinakwiteza sheri ninjye muri ufite inzozi nziza we ntabwo wakwiteza iki ninjye uwo ninjye ufite ayo mafaranga ubayeho gutyo ubwo waba ubayeho kandi ufite sound kandi uwari njye uwo ninjye ibyo bintu bawivugisha ngo reka manza nkubwire nyine nazaza mbese urumva naba ndyoshye ku ruhande rumwe mfite amafaranga mfite akamodoka mfite akazu ibyo bintu byose ukibibona ukabibona biri hariya ikintu kita kiza mu mutwe bwa mbere nicyo nyine reka nkubwire n'indirimbo najya nkunda urumva hari akaririmbo umuntu ajya nko muri jimu akagashyiramo ngo iby'urukundo nubimubaze urakazi abayicatera mazima Leila indirimbo niza abantu reka wirya wagwana yego uwo ninjye ntawe bitandukanye na wa muntu usonza akaririmba kandi ubu cya Patrick abona gifite sheri uwo sheri waje Patrick